ndatunguwe muri abana banjye papa muraho muracyabaho nuko ba musore papa yo inkumi yanjye papa ni wowe papa urakomeye ko tuzi ko yapfuye mugira amahoro ntabwo yapfuye aracyariho mwana we papa uzika na bwa bwanwa bwiwe papa aracyari wa wundi ye ni papa niwe papa ni karibu ni mwicaye yewe ndamugeraho nanjye mubure kunsohoza muraho neza muraho umeze neza ese ashima ese himbaza mumbe kino gikapu neza ndabona umaze kuba igisore cya danje yego ntabwo nguruzi izatubeshya ntabwo nabeshyaga Goronzi uri umuntu w'umugabo cyane rwose ndagushimiye cyane ni karibu nubwo atari iwanjye kandi washyitsi wawe abana baguhe na karibu cyane abo bancungishijemo baza bambeshya abantu ba nyir'urugo turarima tubahari ashobora kuba yarakize ese ari kumbwira ngo ni nyir'urugo nyobewe ko nyir'urugo yatubihungira arambeshya ariko n'ubundi reka mbe niriraho n'umungara umwana asohoka amubwira ko nyine yayishingishije tu nzajya mu mbaho ngaha kuko rwose iyo niyo muntu muzikora nahayobewe yari yahayobewe nanjye musanze yagenda ayoboza twari tuzi ko papa wapfuye nahayobewe pe narebye u Rwanda rwabaye paradizo gutya nuko reba amazu y'imiturirwa nabonye amazu adasanzwe muri Rwanda ahubwo ese wari usigaye ubaye uzi ubwoba twari tumaze iminsi dufite naze dufatanye turwubake rwongere rurenge hano ruri nanjye Charles reka mbanze ntuze waranakuze acyakora iki ubwanwa bwo ni bwa narashaje imyaka ibaye myinshi mwana narashaje imyaka ibaye myinshi ubaga hehe sawa papa yaje dore papa uraho kamera cyane papa shari ko mwese mwakuze cyane inkumi ntubaye inkumi nta musore uragutereta bana banjye ndishimye cyane ndatunguwe kubabona mwese bana banjye ko wananutse papa ni ibihe bibi nawe nabyo mwana banjye komere cyane kandi muzi ko nagiraga inda nini urakoze cyane warananutse nuko nyine umubonye ubwanwa kumenya ariko warananutse naranutse ariko bana banjye ndagira mushimire Nkurunziza ndagushimiye cyane urongeye ungaruye mu Rwanda ungejeje mu rugo rwanjye mu nzu yanjye shimwa mana haleluya papa mana warananutse ariko Imana ishimwe ikugaruye no kongera mukamwitaho abantu bose bari bazi ko wapfuye natwe twari tuzi ko wapfuye turiyakira mbese byari byarangiye unateke bana banjye byari byarangiye turabaga ikimaze byari byarangiye oya Imana ibaho irakora imyaka yose papa tubakiriza iki cyo kunywa hari amazi fanta ji papa n'amata Sprite yewe yaba yarayivuyeho Sprite umva Liza karame munshakire ka Primus papa Primus umutayi inzoga papa inshuti zandokoye ahantu narindi zatumye nkwe inzoga papa zamujije ku nzoga kiretse icyo udashaka gome ngwino papa reka twakire Nkurunziza we karame uku ni ukuzuka ahubwo wabaga mu kihe gihugu bari muri Kongo ni ahantu nanjye nabonaga ariko si mu Rwanda ni ahantu mu kindi gihugu gusa nabonye tuza duca mu mazi inshuti zinzanye mbona ndongeye mbonye mu Rwanda gusa hano nabanje kwibagirwa amanda guhambyara ahubwo wahamenya bitewe n'uko ko nta kintu kibi wakoze
nta kintu kibi nigeze nkora, nabonye bashimuta gutya banjyana, nta kibi nakoze rwose. niba nta kintu wagutwara icyambere ikibanza ni uko ugarutse ibindi tuzaba haramboshye baranjyana, baboha amaguru baboha n'amaboko barajyana nyine. Nagize ubwenge mbona ndi ahantu hameze nko mu gihome, hareba hanze hareba he, ndatuza. nta makuru se na make yawe wigeze umenya byibura y'abakujyanye? nta n'isura wibuka? yewe nta n'isura wibuka na gato? uruzi wakubashya nakubwira ngo hari isura nabonye. reka da, njyewe nabonye gusa abantu bambaye ibintu bimeze nka masike, baza bamboha batwara gutyo. Nkurunziza wakoze cyane kandi warakoze, gusa umpamagara kuri telefone ntabwo hasi icyaha iki cyo mu cyaro kizanye mu ntoki se gusa wowe biteza abantu bifite parato y'iki abantu bafite icyaka gusa ibintu bimwe zanabafashe abantu bifitiye icyaka ngo ugiye ntabwo ari ubu byo mu cyaro wanyu ntabwo wowe mugiye ngo kuzana ifunguro banze bakunda abandi bafungura mubabarire uyu mutipe arambwiye ngo uyu ni papa wawe waje. ni papa waje, nagiye kumukingurira arabimbwira ntanga kubyemera ariko niyo mpamvu wari umushyashya rero bw'inyuma se. makuru ni meza. ni mwebwe none se muri abanyarwanda muri abahinde? genda ujya kureba nko muri firigo. Ninjye mubyeyi wa hano. none oya ndi kukubaza kavukira yawe no mu Rwanda, none se nabonye umuzungu ufite imisatsi nk'iyabo. Kaze tururukara. Urabona tudasa na Liza. urabona ko abakobwa bari reba Charles, urabona reba kakana kuno gasiga nasa dutokimise ubundi njye nigeza papa niko uyu muntu mwabanaga mute ko mbona ari umunyakavuyo cyane ni igisazi nicyo mu cyaro sinzi bagiye guteka muri hoteli ya ngurube none uhita uyica niyo turya none. ingurube wumva turya akabenzi. aho nanjye ikibazo nawe ntushatse baririye. muzi ko kera hari umuhanzi nigeze numva avuga ngo mbega ibyishimo mbega umunezero biragoye kubisobanura. reko umusaza ko yari umusitari ze yewe mubonye ushaje. papa ni umusitari. nimushime Imana mushime nyagasani igipimo. mushime Imana mushime nyagasani kabisa. Charles Dame papa. Koreza yambwiye ko ataboneka, ko ariwe tujyana, ko uri gutinda. Ndarangije kwitegura gukura. Gira bwangu. nagire vuba amasaha ari makuru. Gira bwangu. kazi ni akakare umuntu azindutse. Yego. Gira bwangu ze. Tugereye kureba zira kampani zanjye. wahora n'iki muze? ujya muri kampani rero nabonye abakozi bameze nk'aho babikora uko bishakiye, ubona nyine bigenda bigura intege, ntabwo bikimeze nka mbere. ariko nabwo ni uko nyine bari abana, ariko baragerageje aho utari uri, ibibazo bya mukecuru urabizi byabaye, mbega ntacyo batakoze nk'abana, ntacyo batakoze pe. Ye nasanze uri umuntu umukozi mwiza, ndetse nzaguhamo akazi nibyo kugira ngo uzahure buriya bukungu bwakihaniwe cyane, nzaguhamo akazi. Charles bugarutse gatoya ari akantu ntiganira na Nkurunziza hano, bugarutse gatoya Nkurunziza karame hariya muri kampani nzaguhamo akazi. Mwana wanjye Charles, nagira ngo mbwire ko Nkurunziza yabaye inshuti nziza, inshuti y'amagara. Dushaka kuzamuhamo akazi, akatuyobora kampani neza, akazahura ibyari bigiye gupfapfana.
byose nimwe mu bigena niba mwarabihisemo nabyo nta kibazo. Muruzi reka tujye kuri kampani tujye kureba. cyane rwose. Charles tugende. Karibu. Stari. Bite? Eso. Urakomeye? Ndakomeye. Ko mbona usa nariza mupfana iki? Ni mubyara wanjye. Marume arahari? Yaraje arahari hano. Nanje kumusuhuza. Numvise ngo yaraje. Urataha? Ntabwo nari nabimenya. Urabimenya? Yego. Yo. Basi nyine ni karibu ni karibu. Ni karibu rwose. Ni karibu. Umubyara wampamagaraga buryo uri hafi. Naguhamagaraga ndi hano hanze nari nabuze umuntu nkingurira. Karibu amakuru. Neza. Umeze neza. Ndakumenye. Shangaza ameze ute? Nara bakumenye nawe yari arwaye mu minsi ishize. Siko mutatubwira. Nahise ko mbona mwarize mu bipangu nabigira ute? Uje kubera ko nyakora umuyaje. Karibu. Ni sawa. Nangira ndimo Shangaza araho. Arakumenye urabizi ubuzima bwo mu cyaro. Ari danje. Umva Shangazi ndamukumbuye. Ejo bundi nari ngiye kuza njye na Charles. Ariko se kuvuga ngo narabanze mweho mwaradukunze. Umva twaranaje ko twaje inshuro 3 zose. Uri ku ishuri. Ariko nshobora kuba nabyumvishe umukecuru yivuga. Sinigeze ngito urabona n'amasomo. Umva usigaye wambara nk'abana bo mu mujyi. Zagize kwigana n'abanyeshuri nyine baturuka iyo mu mujyi za Kigali bagize mu nibiri. Nanjye babashyize ku mucyo. Wabaye nyine umunyamujyi. Nizere ko udahita utaha ariko. Ayana ndamara iminsi hano ariko nzahita manuka nsanga umukecuru. Gusa barababwiye nyine Imana igitangaza yakoze. Imana nishimye. Twese twari tuzi ko papa atakibaho. Ubwo se ninde uzi ko yanagaruka? Tubona Imana iramuzanye, ni Imana yabikoze. Imana yigira ibyayo. Igira ibyayo. Twari twajyanye rero na papa ariko ngewe kubera yagiye kureba abakozi ngiye hari ahantu nagiye hari ibyo nagiyemo nje atarazi ariko nyine umva uramubona gusa yarananutse ariko nta kibazo nyine ni papa. Ariko se nabyo no kubishimira Imana ko yaragarutse. Imana. Fatiraho. Yego salamu. Furi no kanzu. Uri kanzu. Gira vuba ariko. Wabigenze tubwo ngubwo. Ikanzu yawe wari wambaye ngiye ngukuri. Furira ikanzu ariko. Urarwaye wowe. Rego uraje ujye nataho ubwiza. Ejo mu gitondo uzaba uri kumbwira. Ariko se vana amagambo aho bigiye vanda ikeneye nona. Umva ejo mu gitondo no kuzajya bubu bwa mbere n'ubwa nyuma. Ejo uzajya umbwira ngo furira n'udupfundikizo tw'ubuki. Nibisi yabaye ikiko numva mu. Mwabujangiye rero aba bashyitsi banyu bari kujya bamvangira. Reba umuntu w'umukobwa ukuze gutya arasohoye ikanzu ngo nyimupfurire. Uko nyumvira ibyo bintu. Ejo mu gitondo araje ajya mpereza n'udupfundikizo tw'ubuki ngo nintumupfurire.